Ku ngoma za cyami mu Rwanda rwo hambere hagiye habaho ibitero bitandukanye, ibyinshi byari bigamije kwagura igihugu nubwo buri gitero cyabaga gifite intego yacyo. Ubu tugiye kurebera hamwe amateka y'igitero cyo ku munsi w'inyana. Hari ushobora kumva ko ari icyo ku munsi w'inyana akaba yatekereza ko ari inyana zagikoze. Oya, ngiye kukugezaho mu buryo burambuye impamvu cyiswe gutyo, uko cyagenze, uwari ukiyoboye ndetse n'ingoma y'umwami wariho icyo gihe, maze ushira amatsiko. Nge ndi mwarimu Kijana nguhaye ikaze, nkwibutsa ko niba utarakora subscribe wayikora ndetse ugakanda no kukazogera kari ku ruhande kugira ngo inkuru zacu zijye zikugeraho zigitangazwa ku kanya. Ukore like, share ndetse na comments, nabyo bidufasha kwerekana ko turi kumwe. Igitero cyo ku munsi w'inyana cyabaye ku ngoma ya Yuhi wa kane Gahindiro ahazaga mu mwaka w'1746. Uwo mwami yari afite uburyo bwihariye bwo gukoresha iminsi ye, maze imirimo ye akayigabanya mu minsi 8 ifite gahunda ntatezuka. Buri munsi wagiraga umurimo wawo, umushakira ibindi bitajyanye n'uwo munsi akamutegereza nimugoroba. Iyo minsi ye yari iteye mu buryo bukurikira. Umunsi wa mbere n'uwa kabiri w'icyumweru wari uwo kuragura. Uwamushakaga atarahuguka yagombaga kuba azi kuraguza inkoko, intama, inzuzi n'ibindi. Kuwa gatatu no kuwa kane yirirwaga aca imanza. Uwamushakaga yirirwanaga nawe ku karubanda yumva imanza cyangwa se nawe aburana. Kuwa gatanu wari umunsi wo kurasa intego. Abamushakaga bose bazaga bitwaje imiheto, imyambi n'impiru ngo barase intego. Kuwa gatandatu wari umunsi wo kwakira rubanda. Yirirwaga ku karubanda ariho bose bamusangaga. Kuwa karindwi wari umunsi wahariwe abagore be, akirirwana nabo ntawe umurogoya usibye gusa wo kumutekerera itabi. Kuwa munani wari umunsi w'inka. Yirirwaga areba inyarurembo abamushakaga bitwazaga inkono n'inkuyo. Iyi gahunda yagendaga igaruka uko iminsi yagendaga ihita indi gataha. Iki gitero cyo ku munsi w'inyana rero cyatewe ku munsi wa munani ari nawo wahariwe inka. Niyo mpamvu bacyita igitero cyo ku munsi w'inyana, kuko ari wo Gahindiro yari yarahariye kwita ku nka no kureba imitavu yavutse vuba. Icyo gihe Yuhi wa kane Gahindiro yari wimurinja aho mu mayaga, ubu ni mu ntara y'amajyepfo. Yari yiriwe akenura inka ze, arangiriza kuzinyarurembo zatahaga iwe zitwaga urukomera. Uwo munsi rero Senzoga yamukengaho mu ntore z'abashakamba, amenya inkuru ibabaje atumweho n'iwabo bamusaba kubimenyesha umwami. Aribwira ati nindindira igihe cy'amatarama ngasaba icyanzu biraza kurakaza abandi kuko nabo baba bifuza kuganira n'umwami. Ati reka nihare mbimubwire nanone ubwo ari umunsi w'inka arankubita inkoni ariko ntacyo ari buntware. Ahengera rero igihe umwami ategetse inka mu rugo, aratanguranwa amubwira ya nkuru. Umwami ntiyamukubita ariko ntiyagira icyo amusubiza. Abashakamba bandi babibonye baribwira bati Senzoga araduhize kandi abitwiratira ko yanyuze mu iteka ry'umwami ntibigire icyo bimutwara. Bose rero bakurikirana basuhuza umwami bamubwira amagambo atagira aho ahuriye n'iby'uwo munsi. Inka zimaze kugera mu rugo, Yuhi wa kane Gahindiro yicaza ba bandi bose mu nkiki ya ruguru binikiza inka. Zihumuje azana amata yazo arayabaha ngo bayanyweraho ku mugaragaro imbere y'abashumba n'abandi bari bagitegerereje ko inka zihumuza. We akibwira ati ni bakuru ntibemera kunywera amata ku mugaragaro, nibanga kuyanywa ndabakubita. Nyamara bo baremera barayanywa kuko byari bibateye ubwoba, kuko atinyutse kuyabaheraho rubanda bose bareba. Nanone byari bikubitiyeho ko kwanga amata wahawe n'umwami byari umuziro mu Banyarwanda. Ubwo abamuhakwagaho bose byitwaga ko bamushakaho amata. Barangije rero kuyanywa, umwami atangira igitaramo gisanzwe. Arababwira rero mu gitaramo ati ubwo ga munyoye amata yazo munywanye nazo ntimushobora kuzigambanira. Bati ubundi se tutarayanywa twashobora kuzigambanira? Arabihorera bikomereza ibiganiro bisanzwe byo mu gitaramo. Ngo buke umwami abwira abashumba b'urukomera ati nimuzijyane mumere nk'abazigishishije zijye mu mutara mu nkiko y'indorwa byo kwiyenza kugira ngo abahima bazinyaga. Abashumba bazijyana uko babitegetswe.
Koko rero zigeze hafi y'indorwa abahima barazitera barazinyaga. Abashumba bagaruka imurinja kubimenyesha Gahindiro. Babimubwirira mu gitaramo. Arabasubiza ati, abahima nibijyanire. Ibitagira kirengera niko bimera. Abashakamba bari aho barabyumva barasohoka bajya inama. Bati izi nka ntizanyazwe bisanzwe, zazize wa munsi twanywaga amata yazo. Baraza babwira Gahindiro bati, twanywanye n'izo nka, turatabaye tugiye kuzigarura kandi tukumenyesheje ko nta n'imwe muri zo izabura keretse izaba yarapfuye. Bahana umunsi wo guhaguruka. Gahindiro arababwira ati, tuzahurira aha n'aha kugira ngo nzabaherekeze mbageze kuri Nyabarongo ku cyambu cya Nyaruteje. Koko rero umunsi bahanye umugambi usohoye, arabaherekeza bambuka Nyabarongo ahari, ariko Say'inzoga arabura. Ntiyaba mu bambukaga. Bageze hakurya Gahindiro nawe arahindukira. Ageze mu nzira ahura na Say'inzoga atabara. Gahindiro ati, ni iki cyatumye udatabara mu b'imbere? Say'inzoga ati, natindijwe nuko namaraga urubanza. Naho abatabaye mbere niwumva ko ntabafatiye aho barara none uzanyice. Gahindiro rero amutuma ku bashakamba bose ngo amubatahirize. Uko avuze izina ry'umuntu akamukubita uruti ku rutugu. Akomeza atya bavuga mu byivugo byabo, kandi ari nako amukubita rwa ruti kugeza bahetuye. Aho bigeze Say'inzoga aramubwira ati, erega ugiye kunshengura urutugu. Undi ati, nibyo koko nyabusa. Nawe amuvuga mu cyivugo cye anamukubita uruti ku rutugu agira ati, urabeho nawe dutahe. Say'inzoga aragenda afatira Igitero mu Bwanacyambwe. Arabatashya uko yabitumwe, arangije ababwira uko Gahindiro yabimutumye amukubita ku rutugu kugeza aho yagombye kumwisaba kuko yamubabazaga. Abashakamba bati byihorere ntituzabyibagirwa. Igitero kigeze ku nkiko y'indorwa gisanga abatasi bararangije kuyigenda no kumenya akarere katurutsemo abanyaza urukomera. Ubwo kandi igitero cy'abashakamba cyari kumwe n'abashumba barwo. Ako gahugu k'indorwa karaterwa kanyagwa inka nyinshi, maze abashumba b'urukomera batoranyamo izabo, ariko bagasanga hasigaye izindi. Byari byaratewe nuko abahima bamaze kunyaga bakazigabanya. Uko rero abashumba basanze urukomera zituzuye, bagatera ahandi hahegereye bakanyaga bityo bigezaho baheba inka zimwe z'urukomera. Amaherezo umutasi umwe araza abwira Nkusi ya Gahindiro ati, inka nyinshi z'abahima zahungiye mu kirwa kiri mu Rufunzo. Zimaze kugeramo banyereza iteme ngo hatazagira ababakurikirayo. Abashakamba babyumvise batera mu Rufunzo. Nyamara abahima barabananira kuko bari babyiteze. Maze Munanira wa Nyangezi atuma abagaragu be kumushakira udukwi ngo bacane yote, kuko yari arwaye inzoka zamuryaga mu gihe cy'imbeho. Abashakamba bamaze guheba uburyo bwo kunesha abahima aho bashegeye bati, Munanira naze tubigerageze. Nkusi ya Gahindiro ategeka Munanira guhaguruka ngo bongere batere iteme. Munanira ati, mube mworoheje sindasusuruka. Aho bigeze Nkusi aramutota, maze Munanira arahaguruka yibindira mu ngabo ye yiroha ku iteme. Abahima bashwashwanyije kumusubiza inyuma bibi by'ubusa arabatwaza. N'abandi bashakamba babuririraho baterura abahima babasuka muri cya kirwa, bakibasangamo babashwaza mu Rufunzo. Inka zose zari zarahungishirijweyo ziranyagwa, abashumba b'urukomera bazivanguramo izabo, ubushyo buruzura. Ariko ikirwa kimaze gutsindwa, Munanira yanga kukivamo. Nkusi aramwinginga bibi by'ubusa. Umuvuzi w'amacumu azimurinja kumenyesha Gahindiro uko iby'igitero cyagenze, amumenyesha nuko urukomera zose zabonetse. Ubushyo bwe bukaba bwaruzuye, amubwira nuko Munanira yanze kuva muri cya kirwa, akaba ari cyo bagombye kugandikamo. Gahindiro yohereza intumwa kubwira Nkusi ko iminyago yose itari urukomera izaba umuheto wa Munanira, kandi ko bazamugarura ahetswe. Iyo ntumwa imaze kubimenyesha Nkusi, noneho Munanira yemera kuva mu kirwa, igitero kiratabaruka. Ubwo rero hakaba umugabo witwaga Kanyaruguru wo mu mutwe w'Abakemba, wari umuririmbyi w'ikirangirire. Akaba ari we wazaga kuririmba ingabo izo arizo zose zitabaruka, kuko yari yarabihawe na Gahindiro. Abashakamba baramutumiza bamugambanaho ngo nabo bazahima ibwami bishyurira inkoni Say'inzoga yakubiswe, nawe arabyemera. Nuko babigenza batya.
batuma kuri Gahindiro ko begereje kuza ngo abitegure mu minsi iyi n'iyi. Ya minsi igeze, Kanyaruguru aza nijoro ahateganye n'Imurinja aririmba mu ijwi riranguruye, bigezaho ibwami bamwumva. Barahuririza bati, ni Kanyaruguru umva araririmba abashakamba, nta kabuza bazahinguka ejo aje kubateguriza. Umunsi ukurikiyeho barategereza baraheba, na Kanyaruguru akimara kuririmba ararigita, ajya kwihisha ku byitso by'abashakamba. Abikora atyo amajoro yakurikiyeho, maze bitera Gahindiro impagarara. Gahindiro uko atumye abantu ngo bamutege ibico bamufate, Kanyaruguru akabimenyeshwa n'ibyitso by'abashakamba akajya aho batamutegeye. Abashakamba bamaze kubumvisha, barashyira baraza, bariyereka, bamurikira Gahindiro inka ze z'urukomera, bamumurikira n'iminyago, maze ayibagororeramo uko bisanzwe. Munanira ahabwa inka y'ubumanzi, agabana n'umuheto wose w'Igitero nk'uko Gahindiro yari yabivuze. Gahindiro asobanuje ibya Kanyaruguru, nuko bamubwira ko kwari uguhorera Sayinzoga imigiti yakubiswe batabara. Igitero cy'umunsi w'inyana kirangira gityo. Murumva rero uko byagenze kugira ngo cyitwe igitero cyo ku munsi w'inyana. Tuzagenda tubagezaho n'ibindi bitero bitandukanye byagiye bibaho mu Rwanda ndetse n'intego byari bigamije. Ndabashimiye cyane, mujye muhorana amahoro y'Imana muri byose. Ndabakunda cyane. Ciao ciao, inkuru zacu zo nakagaruka.